Kimwe mu bibazo abantu benshi bakunze kwibaza ni ukwibaza ngo ni ukubera iki dukeneye gusenga buri munsi. Gusenga ni kimwe mu bintu by'ingenzi bigize ubuzima bw'umukristo. Ntabwo gusenga ari umuhango cyangwa se inshingano gusa, ahubwo ni uburyo bwo kugirana ubusabane n'Imana. Nk'uko umwana avugana na se, ni nako umukristo agomba kugirana ubusabane n'Imana ye. Rero iyo dusenga tugaragaza ko twishingikirije ku Mana aho kwishingikiriza ku mbaraga zacu. Abantu benshi baribaza bati, niba Imana izi ibyo nkeneye mbere y'uko mbisaba, kuki nkeneye gusenga? Ikindi nacyo ni ikibazo nanone uzasanga abantu benshi barimo bibaza, ariko igisubizo kiravuga ngo nuko gusenga, iyo dusenga ntabwo tuba turimo duhindura Imana, ahubwo iyo turimo dusenga, Imana yo iza guhindura imitekerereze yacu, iza guhindura imitima yacu. Kuko iyo Imana ihinduye imitima yacu, bidufasha kwakira iby'Imana yatugeneye irimo iduha. Reka uyu mwanya turebere hamwe impamvu 3 zikomeye zituma tukwiriye gusenga buri munsi. Impamvu ya mbere, gusenga bidufasha kugirana ubusabane n'Imana. Bibiliya iratubwira muri Yeremiya ibice 33 n'umurongo wa 3, aravuga ngo ntabaza ndagutabara nkwereka ibikomeye biruhije utamenya. Uyu murongo urerekana ko Imana iduhamagarira kuyivugisha, iraduhamagarira kuyitabaza, iraduhamagarira kuyegera. Ntabwo Imana yigeze ivuga ngo niba ubishatse uzantabare, wenda ngo usenge ngo Mana niba ubishatse uzantabare. Oya, iravuga ngo ntabaza ndagutabara. Ni ukuvuga ngo nutabaza niho utabarwa. Hari igikorwa kiba hakongera hakabaho ikindi, ntabaza nange ndagutabara. Rero iraduhamagarira kuyitabaza, iraduhamagarira gusenga. Imana irashaka kugirana ubucuti n'abantu bayo. Mu busitani bwa Edeni, Adamu na Eva mbere bavuganaga n'Imana buri gihe, ariko icyaha cyaje gutandukanya umuntu n'Imana, aricyo cyazanye Yesu Kristo kugira ngo kongera gushyiraho inzira, yongere kuduha ubusabane bwo kongera kwegera Imana. Rero iyo umuntu adasenga, umubano we n'Imana urakonja. Icyo gihe iyo umuntu adasenga, kwizera birashira, agatangira kwizera ubushobozi bwe, agatangira kwishingikiriza ku mbaraga ze. Iyo umuntu adasenga, atakajiza kumva ijwi ry'Imana. Ariko iyo umuntu asenga buri munsi, arushaho kumenya Imana, arushaho gusabana n'Imana. Iyo umuntu asenga, atangira gusobanukirwa umugambi w'Imana ku buzima bwe, icyo Imana iguhamagarira, aho ikuganisha. Iyo umuntu asenga, yuzura amahoro kandi akuzura ibyiringiro. Hari ibintu bitakubuza amahoro usenga, nubwo wahura n'ibikomeye, nubwo wahura n'ibiteye ubwoba, ariko kuko usenga, Imana ikuzuza imbaraga zo kugenda hejuru y'ibyo bibazo. Rero gusenga ni nk'uko inshuti ebyiri zishobora kubana zifitanye ubusabane. Uzarebe abantu babana buri munsi, bavugana buri munsi, abo bantu bagenda barushaho kugirana ubushuti burambye, cyangwa n'umubano wabo ukarushaho kwaguka. Ariko uzarebe iyo umuntu mudaherukana, ubucuti bwanyu bugenda bukonje. Rero ni nako n'Imana bigenda. Iyo usenga gakeya, ubucuti cyangwa ubusabane n'Imana bugenda burushaho gukonja. Ariko uko urushaho kwegera Imana, ubucuti bwawe n'Imana, ubusabane bwawe n'Imana
kumenyana n'Imana birushaho kugenda byaguka. Iyo dufatiye ku rugero rwa Yesu, nubwo Yesu yari umwana w'Imana ariko yajyaga yiherera agasenga buri munsi. Rero niba Yesu yarabonaga ko gusenga ari ibintu by'ingenzi, ni gute twebwe twakumva ko gusenga atari ngombwa buri munsi? Rero niba uri umukristo ukeneye kwegera Imana buri munsi. Ikintu cya kabiri hano tugiye kureba impamvu dusenga buri munsi. Gusenga biduha imbaraga zo gutsinda ibigeragezo. Iyo turebye mu gitabo cya Matayo ibice 26 n'umurongo wa 41 aravuga ngo mube maso musenge kugira ngo mutagwa mu moshya. Umwuka urakunze ariko umubiri ufite intege nkeya. Aya ni amagambo Yesu yabwiye abigishwa be igihe yendaga gufatwa, igihe yaramaze kugambanirwa. Aha rero iki gihe abigishwa bari bananiwe basinziriye, aho kugira ngo basenge arimo ababwira ngo munaniwe gusengana nanjye isaha imwe. Ariko nyuma y'igihe gito tubona yuko Petero yatangiye kwihakana Yesu, amwihakana inshuro 3 zose. Kubera iki? Niki cyari cyabaye? Kubera yuko batagize umwanya wo gusenga ngo bagire imbaraga zo guhamya muri bo. Uyu munsi abantu benshi bagwa mu byaha, abantu benshi bagwa mu ntege nke kubera iki? Batafite imbaraga zo gusenga zanamutse muri bo. Hari igihe umuntu ashobora kwibwira ngo ibingibi bizabikemura n'imbaraga zanjye, nzabikora kubw'ubushobozi, kubw'ubwenge bwanjye, ariko nyuma akasanga yarananiwe. Rero gusenga ni nk'uko umuriro ukomeza gucanwa iyo uri mugenda wongeramo urukwi. Buriya iyo umuriro urimo waka, abantu bazi ibyo gucana umuriro ugenda wongerwamo inkwi, uko niko urushaho kugenda waka neza. Ariko iyo udashyizemo izindi nkwi, umuriro ugenda ucika ukazagenda aho ugashira burundu. Ni nako Imana yabwiye Abisirayeli mu Balewi ngo umuriro wo ku gicaniro ntukazime, uhore waka urudaca. Rero iyo turimo dusenga, umuriro w'umwuka ugenda waka, ariko iyo tudasenga umuriro w'umwuka ugenda uzima buhoro. Aho rero Satani abashaka uburyo bwo kudutandukanya n'Imana iyo tugenda tuzimya umuriro w'Imana, iyo turimo duteshuka ku masengesho yo gusenga, twabigize nk'ibintu bisanzwe bitakiri ingenzi mu buzima bwacu. Ariko iyo umuntu asenga akaba mu bihe byo gusenga kwegera Imana, agira ubushobozi, amenya imitwaro cyangwa se akamenya n'imbaraga z'umwanzi n'ibitero by'umwanzi, aho bituruka n'uburyo bimutera, akamenya uburyo akwiriye kurwana. Icyo gihe ahabwa imbaraga nanone zo kuva mu cyaha, zo kwanga icyaha, kuko buri icyaha ntabwo twabwo ubwacu twakiyangisha ngo tubishobore. Buriya iyo ubuzima budasenga, gukora icyaha biba byoroshye, biroroha cyane, kuko nta mbaraga zigusunika zikubwira ngo ibintu ugiye gukora nibi. Ariko umuriro w'amasengesho uri muri wowe utangira kubona icyaha, ukumva kirakunukiye, ukumva uracyanze. Aha niyo mpamvu Pawulo yavuze ngo urugamba rwacu ntabwo ari urw'umubiri, ahubwo intwaro z'intambara yacu ni iz'umwuka. Intambara z'umwuka rero ntabwo zishobora gutsindwa n'ubwenge bw'umuntu, ntabwo zishobora gutsindwa n'amafaranga, ntabwo zishobora gutsindwa n'ubushobozi runaka. Intambara z'umwuka zitsindwa n'umwuka nyine, zitsindwa n'amasengesho. Yesu nashimwe cyane. Icya gatatu tubona impamvu dukwiriye gusenga buri munsi, nuko gusenga gukingura imiryango y'imigisha n'ubushake bw'Imana. Muri Yakobo ibice 5 umurongo wa 16 turavuga ngo gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro iyo asenganye umwete. Uyu murongo
uradushishikariza gusenga kutari ukw'amagambo, gusenga k'umukiranutsi, kugira iyo asenganye umwete, gusenga bifite imbaraga, bifite umwete. Bibiliya iduha urugero rwa Eliya. Bibiliya yavuze ngo Eliya yari umuntu nkatwe, ariko arasenga, hanyuma ahagarika imvura imyaka 3 n'igice muri Isiraheli. Arongera arasenga, ya mvura yari yarahagaritse iragwa. Rero ibyo ntibyabaye kubera ko Eliya ari umuntu udasanzwe, ahubwo yari umuntu wuzuye imbaraga z'amasengesho kandi wuzuye kwizera. Icyamuranze no gusenga ariko gufatanyije no kwizera. Rero hari ibintu Imana iba yarateguye ikadutegurira mu buzima bwacu, ariko igashaka ko tubisengera. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana ritubwira ngo musabe muzahabwa. Ntabwo yego hari ugusaba, Imana itegereje yuko usenga, Imana itegereje yuko ubisaba. Yesu nashimwe cyane. Hari inzugi nyinshi zifungurwa ariko zigafungurwa no gusenga. Ntabwo Imana yavuze ngo nimwicecekere, nimwiturize, mutegereze muzahabwa, ahubwo yaravuze ngo musabe muzahabwa. Ntabwo yavuze ngo muceceke, ntabwo yavuze ngo mutuze, yavuze ngo mwiryamire, yavuze ngo mujye, yaravuze ngo musabe muzahabwa. Hari ibintu bisaba kubisengera kugira ngo bihabwe. Hari urugi rw'umugisha rutegereje yuko usenga. Hari urugi rw'amahoro rutegereje ko usenga. Hari urugi rw'ubwenge rutegereje ko usenga. Hari urugi rw'ibisubizo rutegereje ko usenga. Hari urugi rw'uburinzi rutegereje ko usenga. Nagira ngo aha dutandukanye ibintu. Hari ibintu bimwe bisaba gukora, ugakora n'ubwenge bwawe, ugakora n'imbaraga zawe, ariko hari ibindi bikenera gusenga. Iby'umwuka bikenera ibindi by'umwuka. Rero iyo dusenga ntabwo turimo duhatira Imana gukora twebwe ibyo dushaka, ahubwo twebwe tuba dushyira Imana mu maboko yayo kugira ngo ubushake bwayo cyangwa se umugambi wayo ubashe gusohora mu buzima bwacu. Uyu munsi nakubwira ngo nibiki bibaho mu buzima bw'umuntu udasenga. Hari umuntu azakubwira ngo ko ndasenga, mbayeho, wewe usenga undusha iki? Ariko twabonye impamvu yo gusenga. Ya mbere ntabwo ari ugutunga, kuko abantu benshi barabyitiranya. Ngo wowe usenga undusha iki? Ariko akurusha ubusabane n'Imana. Rero iyo ubuzima bwo gusenga bugabanutse, umwuka aracogora. Ijambo ry'Imana ritangira kuyoyoka muri wowe. Ibyaha bitangira kuba nk'ibisanzwe mu buzima bwawe. Kwizera muri wowe kugenda guca intege. Ubwo ndavuga ubuzima budasenga. Ubwoba n'amaganya bitangira kwinjira mu buzima bwawe. Nagira ngo wisuzume urebe muri uyu mwaka. Icyo gihe umuntu udasenga atangira kwiringira abantu uruta Imana. Aho rero niyo mpamvu Satani ahora ashaka kutubuza gusenga. Azi neza ko umukristo udasenga aba adafite imbaraga zo kumunesha. Rero nanone ni gute wakwiyubaka mu buzima bwo gusenga guhera uyu munsi? Niba warasubiye inyuma, waracitse intege, niba ushaka kwiyumva wakubaka ubuzima bwawe bwo gusenga, icya mbere ugomba gukora, shyiraho igihe gihoraho cyo gusenga buri munsi. Wihe umwanya wo gusenga. Uvuge wenda niba mbyutse, niba ndi bubyuke saa 11, agira iminota 15 yo gusenga, akaba ari iminota ihoraho. Nkagera se iminota 30 yo gusenga, nkagera se isaha yo gusenga. Biraterwa nawe, shyiraho igihe. Niba ari ninjoro se
ngiye kuryama, mbere yo kuryama aragira iminota 30 yo gusenga buri munsi, ariko ibe iminota ihoraho. Ihe igihe cyo gusenga Imana, ushireho umwanya wa buri munsi wo kubana n'Imana. Ibyo bizafasha ubuzima bwawe bw'amasengesho gukura kugera ku rwego rwiza. Icya kabiri, tangira usoma ijambo ry'Imana mbere yo gusenga. Mbere yo gusenga, niba wenda wihaye tuvuga iminota 30 yo gusenga, muri iyo minota 30 fata wenda iminota 5 mbere yo gutangira gusenga. Iyo minota 5 banza usoma ijambo ry'Imana, kuko ijambo ry'Imana rizagufasha gusenga. Uko dusenga dukurikije icyo ijambo ry'Imana rivuga, ugere n'indi minota wenda 2 nyuma yo gusenga. Ufata iminota 5 mbere yo gusenga n'iminota 2 nyuma yo gusenga, ubwo ni iminota 7. Ubwo muri ya minota 30 usigaranye iminota 23 yo gusenga. Hari iminota 5 yo gusoma ijambo ry'Imana mbere, hari n'indi minota 23 n'indi minota wenda 3 cyangwa 2 yo gusoma ijambo ry'Imana nyuma yo gusenga. Icya gatatu, uko gusenga kwawe ntubikore nk'umuhango, ko hari igihe tubikora nk'umuhango, nyine ngomba gusenga buri munsi saa 11 ngomba kubyuka ngasenga, ukumva ni ibintu byabaye umuhango. Ntubifate nk'umusenga ufite kwizera, ntubifate nk'amagambo uvuga ari aho gusa. Ni nayo mpamvu ukwiriye ririya jambo ry'Imana, kuko ijambo ry'Imana niryo rikuyobora, kugira ngo udasengera mu cyuka, udasenga mu muhango n'idini. Gira umwanya w'ijambo ry'Imana, na kwizera. Icya kane, yushima Imana mbere yo kuyisaba, kuko kenshi uzasanga abakristo tugiye imbere y'Imana tugiye kuyisaba, ariko ntabwo tujya tugira umwanya wo gushima Imana. Wari ukwiye no kugira umwanya ugafata kwa kundi umuntu afata amasengesho y'iminsi 3 yo gusenga asaba Imana, ariko ni gacyo umuntu ashobora gufata iminsi 3 ari imbere y'Imana ayibwira ngo Mana warakoze. Niba warafashe amasengesho y'iminsi 3 yo gusaba Imana ikaba yaraguhaye, ntufate byibura n'umunsi umwe kujya imbere y'Imana uvuga ngo Mana nigeze kuza imbere yawe ngusaba, ariko uyu munsi nta kindi kizanye, fasha umunsi wo kugushima gusa, nta kindi. Rero ujye ugira umwanya wo gushima Imana. Ikindi cya gatanu kijya kigorana ni ugutegereza Imana. Gira umwanya wo gutegereza Imana, uyumve mu mutuzo, kuko gusenga ntabwo ari ukuvuga gusa, ahubwo ni ugutega amatwi. Niyo mpamvu twavuze gusenga ko ari ubusabane, ni ukuganira n'Imana. Uganira rero, iyo uganira n'umuntu ntabwo umubwira gusa ngo urangize ugende, nawe utega amatwi ukamwumva. Rero niba wasenze muri ya minota twagiye tuvuga, turongera tugabanyeho iminota wenda nk'itatu nanone yo kumva ijwi ry'Imana. Ubwo muri ya minota 30 twavuzemo iminota 5 yo kubanza gusoma ijambo ry'Imana, tuvuga iminota 3 ya nyuma yo kongera 2, twavuze 2 yo kongera ko gusoma ijambo ry'Imana, kongereho indi minota 3 yo kumva icyo Imana ikubwira. Nyuma yo gusenga, gira umwanya wo gutuza imbere y'Imana. Ubwo rero muri ya minota 5 twavuze mbere yo gusoma ijambo ry'Imana, hari iminota tuzashyiraho 25 yo gusenga, dushyireho indi minota 2 yo kongera gusoma ijambo ry'Imana, noneho dushyireho indi minota 3 yo guturiza imbere y'Imana. Utuze imbere y'Imana, wumve icyo ikubwira, noneho ubone kurangiza. Rero iyo utangiye kubikora gutyo, ubuzima bwawe bwo mu mwuka butangira guhinduka, tangira kumva Imana. Niyo mpamvu umuntu azakubwira ngo sinumva Imana, sindumva Imana ivugana nanjye, kubera iki? Ntabwo uyiha umwanya wo kugira ngo ikubwire.
rero nagira nkubwire mwene data ndimo nigira ku musozo, gusenga ni umwuka cyangwa se ni umwuka ubuzima bw'umukristo ahumeka. Nibwo buryo buduhuza n'Imana, ukaduha imbaraga zo kunesha ibigeragezo. Gusenga budufungurira inzira, bukadukingurira imiryango. Gusenga biduha kwakira imigisha kandi bikaduha kwakira ubushake bw'Imana. Nubwo Imana yo izi ibyo dukeneye, ariko ubwayo iduhamagarira gusenga, iduhamagarira kuyegera, iduhamagarira kongera kwegera kugira ngo twongere kugira umubano udasanzwe. Gusenga ntabwo ari amagambo nshuti yanjye uvuga, ni ubusabane, ni ukuganira n'Imana, ni ukumva icyo Imana ivugana nawe, ni ukumva ubushake bw'Imana, ni ukumenya umugambi w'Imana n'aho Imana ikuganisha. Rero uyu munsi ntabwo ukwiye gutegereza ko ikibazo kizakugeraho ngo aribwo uzahaguruka ugiye gusenga, kuko uzabona abantu benshi bahaguruka gusenga kuko bahuye n'ikibazo. Tangira uyu munsi usenga Imana kubera yuko utagize ikibazo, ahubwo tangire gusenga kuko ukeneye kwegerana n'Imana. Gira umuco wo kuganira n'Imana buri munsi. Niba inshuti ziganira, niba umugabo n'umugore baganira buri munsi, niba umubyeyi n'abana baganira buri munsi, niba abakorezi mu kazi baganira buri munsi, niba inshuti ziganira buri munsi, nawe tangira ugire umubano wihariye w'ubucuti n'Imana. Ubwo bucuti nta handi buzaba no kuganira nayo. Mu kuganira nayo binyura he? Mu masengesho no gusoma ijambo ryayo. Rero igihe cyose upfukamye uri imbere y'Imana, ufite umutima wicishiye bugufi ndetse no kwizera, icyo gihe ube wegereye aho imbaraga z'Imana ziri, uba wegereye mu kuyoborwa kandi no kumva ijwi ry'Imana. Nshuti rero twabanye muri uyu mwanya, ndizera yuko ari umwanya mwiza wo kongera kubana n'Imana no kongera kwegerana n'Imana. Wakoze we wadukurikiye, reka tukomeze gusenga Imana buri munsi ubudasiba. Imana izakomeza kutubwira neza. Imana ibahe umugisha. Mwari kumwe nanjye usenga Imana Daniel. Shalom.